rinda ubuto bwawe. Njye kubwanjye numva mini atari yo yagakuruye ubuzima bw'umuhungu ngo ashobore gushyukirwa umukobwa. Ugomba kwiyubaha nk'umukobwa kugira ngo nzabone umuhungu uzanirita. Kandi twebwe nk'urubyiruko hari igihe twebwe tugira amasoni yo kujya twishakira. Ndi umuntu kandi nanjye nkeneye umukunzi. Utera umukobwa w'abandi udafite n'ubushobozi bwo kumutunga koresha ku gakingirizo. None se mugiye mukikorera karese mutagize icyo mukora byari kibazo. Nimba musabye urukundo ngana gutya sindarangiza amashuri. Arareba agasanga urukundo rwanjye nawe rushingiye kuki. Hari umukobwa ubikorera ubushake akavuga ati reka nambare nini nka babandi baba barabuze abashira. Ubundi igihe ubusambanyi buriho izahoraho. Rinda ubuto bwawe. Rinda ubuto bwawe ni ikiganiro gishishikariza urubyiruko by'umwihariko ruri hagati y'imyaka 15 na 24 kwirinda icyorezo cya sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Rinda ubuto bwawe. 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 Tubahaye ikaze mu kiganiro Rinda ubuto bwawe. Ni ikiganiro mutegurwa n'umuryango Riyad. Riyad akaba ari amagambo ahinnye y'icyongereza avuga Rwanda Youth Action for Development. Magambo y'ikinyarwanda nyenekereje ni urubyiruko rw'u Rwanda mu iterambere. Uyu muryango rero ukaba ufite intego yo kurwanya icyorezo cya sida mu rubyiruko, kubashishikariza kwirinda ibiyobyabwenge, kwirinda inda z'imburagihe, hakabamo no kubashishikariza kwiteza imbere. Mu ncamake n'izo ntego z'umuryango Riyad. Muri uyu mwanya rero nk'uko mubibona turi hamwe n'abana b'abakobwa beza cyane murabibona. Barabona abakobwa babyariye iwabo mu ngo. Uyu munsi rero tukagira ngo tugirane ikiganiro cyisanzuye, batubwira ubuzima babayemo mbere yo kubyara, nyuma yo kubyara, ingaruka bahuye nazo, ndetse bagire n'inama abandi bana b'abakobwa kugira ngo nabo batazagwa mu mitego nk'iyo baguyemo. Bashiki bacu rero tubahaye ikaze muri iki kiganiro, mwisanzure, mube muhaye ikaze mu kiganiro Rinda ubuto bwawe. Ndagenda mbaza ibibazo, uza kusubiza arajya tubwira amazina ye kugira ngo tuyamenye, hanyuma dukomeze ikiganiro. Hanyuma ikibazo cyanjye cya mbere rero kiragira kiti byagenze gute kugira ngo wisange utwite? Byabagendekeye gute, byagenze gute mu nkuru mu ncamake kugira ngo usange waguye muri uyu mutego watwite kandi utabiteganyije? Reka twakire umushiki wacu hano, utubwire amazina, utubwire wisanzuye. Murakoze. Nitwa Uwamariya Claudine. Uko byaje kugenda kugira ngo nwite, icyo gihe niga mu mwaka wa 4 iwacu, nigaga nigurira amakayi n'amakaramu. Noneho birangije iwacu nyine batandihira ishuri, papa ari umusinzi wo mu kabari. Noneho nza kubacika ngiye ku ishuri, tugiye kurangiza igihembwe cya 3 njya gukora akazi ko mu rugo. Birangije ngeze mu kwezi kwa 2 batampemba, banyirukana ari saa 6 za nijoro, njya gucumbika ku muhungu twari inshuti. Nuko yanteye inda, birangije mu bwengo yanteye inda, nibwo yahise ambwira ngo azamfasha, njya kwa mukuru wanjye kubayo. Mukuru wanjye aza kumbwira ngo rero nubwo utwite witware neza, dore njye n'umugabo twanduye sida ntimuzaryamana. Noneho mukuru wanjye aranjyana tujya kureba uwo muntu, aramubaza uzamufasha cyangwa tugufungisha? Ngo nzamufasha nta kibazo. Noneho mukuru wanjye yaje gupfa, mpita nicumbikira mba njyenyine. Majije kuba njyenyine nyine ubuzima bukomeza gutyo. Mu by'ukuri inkuru yawe irababaje. Uti bakwirukanye saa 6 z'ijoro. Wari wakoze iki kugira ngo wirukanwe muri ayo saa 6 z'ijoro? Batari ba Mabuja nyine ari umugome, nahoraga mwishyuza, akambwira ngo ninde ndetse azayama. Boss nibwo yaje yari umumotari, ndamwishyuza. Boss ahageze, Mabuja ahita avuga ngo n'ubundi ngo nagukora neza, ngo hita utanga n'amasaha yose wamenye ngo ubwo ruhuriye saa 6 z'ijoro. Nuko banyirukanye nuko natwaye. Ubwo hari hehe? Hari Masaka. Hari Masaka, ni Masaka. Hari mu Biryogo. Birababaje cyane. Mumvise nkuru ya mushiki wacu uburyo byagenze. Hari undi wifuza kutubwira uburyo nawe yisanze atwite? Mushiki wanjye niba hari icyo watubwira. Yego. Nitwa Mukeshimana Jacqueline. Nagiye gukora akazi ko gucuruza, nyine umuntu w'umugabo yamaye akazi ko gucuruza, mucururiza muri boutique.
none nyine kubera nta babyeyi nagiraga namucuruzaga mbayo atampemba nkabayo nyine akajya ngaburira anamenyera buri kimwe cyose bigeze aho rero kubera nyine umugore we ntago yahabaga yari yaramuguriye ahandi hantu tugasigarana noneho bigeze aho ngaho aragira ati ngo uyu munsi ntataha uwo munsi ntabwo yatashye yaguze inzoga turanywa aransindisha arangije amfata ku ngufu inda nayitwaye mu buryo ntateganyije ntanashakaga iyo nda nayitwaye nyine ntayishaka ku buryo nageze naho ambwira ati ngamo 60,000 ngo tuyikuremo noneho rero nyikuramo birangira umwana avutse wanagerageje kuyivanamo nagerageje no kuyivanamo umwana afite umwaka yaravutse yari yagusindishije hanyuma muraryamana utabishaka buracya bumaze gucya wabyitwaye muto nta nzego wegereye ntabiganiyeho iki byagenze bite nta nzego negereye we nta nubwo njye nari menye ngo anteye inda twamaze kubikora arangira avuga ngo dore nkuteye inda Yesu ambwira gutyo ngo dore nkuteye inda nuko nyine ngo uzamenye ubwenge n'icyo yambwiye impamvu utahise murega nuko utaruzi ko wasamye ntabyo narinzi arangira avuga ngo uzamenye ubwenge naranamucururizaga ahita anyirukana mu iduka rye umaze kumenya ko utwite wabyitwayemo reka mbaze umushiki wanjye twegeranye tubwire izina ryawe tubwire ngo byagenze bite umaze kumenya ko utwite wabyitwayemo ute nitwa Muhorokeye Clemence nkimara kumenya ko ntwite nariyakiriye numvise ko byose bishoboka ntabwo wagerageje kuyivanamo ntabwo nigeze ngerageza kuyivanamo nyine nabwiye umugabo wanteye inda aravuga ati ngewe wanteye inda arangije arambwira ati ntari umwana nyine tuzamurera ndabyakira nyine mu rugo nyine ndabibabwira barambwira ati kuki wakoze ayo makosa barangije ndavuga ati byambayeho ntabwo nzongera ngira amahirwe nabo baranyakira nyine yaguteye inda ufite nk'imyaka ingahe afite 20 ufite 20 yari umugabo wubatse cyangwa ni umusore ni umusore okay mushiki wanjye twegeranye nawe gira icyo tubwira wowe ukimara kumenya ko utwite wabyitwaye neza niyo amazina yanjye nitwa Mukamuhabwa Deleta nimara kumenya ko ntwite nabibwiye uwo musore twari twaryamanye arambwira ati nta kibazo nzagufasha we yaribanaga nsubira kureba aho yabaga nsanga yaragiye yaragiye ngize ngo mbibwiye mu rugo nawe mfite umusaza wawe yahise afata umuhoro ati ntakwishe nta kindi baranyirukana nubwo nahise mfata inzira nzi Kigali ubwo aho ni he wari uvuye nawe mvuye Rwamagana najya kwibana ubuzima bumbera bubi ngera aho umugira neza kandi turanyanyishyura mituweli ndabyara umwana nyine bageze imyaka 3 ariko kubaho nabwo biba bimeze nabi icyo gihe ubyara ufite nk'imyaka ingahe nafite imyaka 19 inda nayo nayitwaye mfite 18 mba mwuga buzima nyine umugabo nawe cyakora ntwite naribanye yaje rimwe aza rimwe nabwo arambwira ati ihangane na nyine nayo nagiye gushakisha ndamubwira ati se ubwo nyine uburaje tubane cyane ku stress arambwira ati yaharaye rimwe aragenda kuva nabyara sindajya no kumubona kandi muri iyo rimwe waramwakiriye nanone nk'umugabo nayo nzi ko nyine aje kunyama ibibazo kubera nayo ifite ibibazo byinshi nta nakenda yigeze angurira yahise agendera uwo musore mwari mwarakundanye rwari urukundo rusanzwe ruhari cyangwa byabaye impanuka kugira ngo mubikorere ubundi ukuntu byagenze njye nabanaga n'ababyeyi ababyeyi bagahora barwana twajya ku ishuri twaza tugasanga nta nubwo bigeze batera ubuzima nyine bukaze njya gukabukira inyoni mu bishanga biranga ubundi mpita nza kwikorera i Kigali tugomorerayo n'uwo musore nyine tuba tubonanye gutyo mpita nshakisha ubuzima ukamo imyaka 3 yose irashize ntago se yongeye kugaruka ntazi ubuzima bw'umwana ni wowe umumenye ninjye mumenya mituweli unaribana kandi ndibana njye ubu subaye hute
ubigenza ute kugira ngo ubashe kubona ikigutunga? ubuzima buba bukaze. Iyo mbonye ibiraka ndafura, nabona icyo guhinga nkahinga kugira ngo mbone uko bayo. Hari n'igihe umwana ambwira ngo ariko se mama papa nta nubwo azaza, nkamubwira nti kubera nyine ibibazo umuntu aba afite, nkahita mubwira ngo yarapfuye, nanjye simba nzi aho aherereye. Namubwira nti papa yarapfuye se. Mama arahari? Mama wanjye barahari bose. Kuki utasubira muhira se ngo wibanire na mama wawe? Barambabaje cyane ku buryo ku mutima wumva ugifite gikomeye cyane. Birumvikana, birababaje ariko ni ubuzima. Mushiki wanjye hariho ukimara kumva ko utwite wabyifashe umwete wabyakiriye ute? Yego. Njye nkimara kumva ko nyite byaramvunnye, numva birambangamiye, ntekereza no kuyikuramo. Nanashatse no kuyikuramo n'amafaranga nayashatse, uwo munsi ndi bugeyo numva umutima urandiye, nanga kujyayo. Mbibwira umuntu wanteye inda, bimubwiye arabyakira, nyine nta kibazo nzagufasha. Birangije byabaye uko nguko, igihe kigeze ndamuhamagara aranyitaba, telefone yari igihe kigeze. Ni ukuvuga ngo igihe cyo kujya kubyara kigeze? Yego. none ubu mbwiye ko nabyaye, telefone yahise ayikuraho, kugeza n'ubu ngubu nta telefone yiwe. Kugeza n'ubu ngubu ntabwo arakubaza ngo byagenze bite? Ndabona ugifashe umwana usa nk'ari uruhinja, w'amezi angahe? N'amezi angahe afite? Amezi abiri. Yego mushiki wanjye rero naramuhamagaye, igihe kigeze cyo kubyara ntiyanyitaba, kugeza na n'ubu ntabwo araza kureba. Ese uwo muntu mwari mufitanye urukundo rusanzwe, yari fiance, yari impanuka kugira ngo agutere inda, byagenze bite? Niba wabitunyuramo muri make. Urebye ntabwo bwari ubucuti busanzwe. Yego. Ni iby'akanya gatoya. Byagenze bite? Niba bitakubangamiye. Iby'akanya gatoya aranshuka. Ashutse mu by'ukuri pe, nyine ni bya bindi by'iki gihe yaranshutse, ubwo nyine nanjye nta mutima nigeze ngira, nabishyizemo ubwana. Yego bakunzi b'ikiganiro Ndi Ubuto Bwawe, rero nk'uko maze kubyumva, turacyaganiza abana b'abakobwa babyara iwabo. Murabyiyumviye ibibazo bagiye bahura nabyo bitandukanye. Abenshi muri bo murumva ko nta n'umwe wateguye, nta n'umwe wari wabipanze muri gahunda ye yo kubyara, ahubwo ni impanuka bagwiriye. Turacyakomeza ikiganiro cyacu rero, reka ngaruke kuri iyi nkumi Jackie. Wari batubwiye inkuru y'uburyo byakugendekeye, utubwira uti ni umuntu yari inshuti y'umuryango, nari mwizeye, ariko biza kuba dushiduka twaryamanye havamo umwana. Nashaka kwibaza nti ese ukimara kumenya uko twite, wagiye kubimubwira, ubimubwira yabyakiriye ate? Ababyeyi nyuma yaho wabatinyutse tubabwira ute, babyakiriye ute, byakugendekeye bite? Saba nk'udukomereza iyo nkuru gatoya. Murakoze. Nkimara kumenya ko ntwite narabimubwiye, naramuhamagaye kuri telefone ndabimubwira, ambwira ati nta kibazo rwose, uzabyare njye nzagufasha, niteguye kugufasha. Mu by'ukuri wabyakiranye neza? Nta kibazo na kimwe yagize agira. Yumvishe ko bimushimishije, nubwo nyine byari bimbabaje ariko byaramushimishije. Amaze kuvuga ko nta kibazo, wo mu mutima wibwiye iki? Njye n'ubundi byarambabaje, numvaga arimo warishimye ariko njye ndababaye, kuko ni umuntu twafataga nk'umuntu nk'inshuti y'umuryango. Ndavuga ati mu rugo nibabimenya, no mu rugo iwabo bakabimenya, madamu we akabimenya, numva birambabaje cyane. Mu rugo ntabwo nabibabwiye, narakomeje njya mu kazi kuko nari mfite akazi. Ndangije akazi nahise nkahagarika, narasezeye. Sezeye kubera nari mfite amafaranga, mpita ngenda nshinga butike ahantu n'akabari, ndakora nkajya njya kurangura, abakiriya bakabona nyine ndimo ndacika intege, ndimo ndaciraguzwa, ndaruka. Mu rugo abakiriya nibo babibwiye mu rugo. Niba wabivuze wowe ubwawe ntabwo watinyutse kubibwira? Numvaga ntari bubona aho mpera kugira ngo mbabwiye ngo na runaka ntenda, byarangoye cyane. Ndaceceka ndabihorera, abakiriya baza kubibwira mu rugo, ntashye barabimbaza, ndabihakana. Kuki wabihakanye se?
numvaga bingoye ubwanjye kubivuga nanjye numvaga ubwanjye ntariyakira kugira nzatore mvuge ngo runaka yanteye numvaga bingoye bibaho ngaho barongera barabimamara kubera yambana na mama nabonaga na mama na musaza wanjye bakakomeza bababwira mama ageze aho arinekera amakuru aza kuyafatisha abimbajije naga ati nibyo nyine uko bibabwiye niko bimeze yambwiye ijambo arambwira ati uradusibisha byongeye noneho ujyamanye n'inshuti y'umuryango aturadusebeje yego ugikomeza inkuru yawe noneho ni izihe ngamba wafashe bitewe n'ibyo bibazo byose byakubaye wafashe izihe ngamba kugira ngo utazongera kwibona wenda wongeye kubyara cyangwa se kugira ngo ubesheho umwana wawe abashe gukura ingamba wafashe ni izihe ingamba nafata najya n'abandi bagenzi banjye ibishuko bibaho hari abagwa mu bishuko bitandukanye nababwira ko mu buzima simvuze ko wenda kubikora nanjye ntabikora bibaho umuntu arongera akanabikora gukoresha kondomu kujya mu kuboneza hari ibinini hari ubupira yewe hari n'ibindi binini iyo umuntu amaze gukora imibonano ashobora yahita ajya hariya muri farumasi akagura utunini akaba yanywa nabagiriye inama ariko simvuze ngo mbashore muri ubwo busambanyi muki ariko nabwo nibabona byanze bajya bakoresha ubwo buryo iyi watubwiye inkuru y'ibyakubayeho watubwiye uburyo ababyeyi bakwirukanye nabi cyane bikagutera kuza kubaho i Kigali mu buzima bugoye ukaba witunze n'umwana wawe ngira ngo niyo nkuru watubwiye nanjye kubaza none amaherezo azaba yahe uzasubira n'umuryango ute wahisemo kuzabaho wenyine bimeze biti mwakoze njyewe icyemezo nafashe bamaze kunyirukana naraje nshaka ubuzima bwanjye nyine ariko ubu ngubu umwana amaze gukura n'ubuzima nyine tugenda tubona buri koroha kubera amatsinda tubamo twizigama ikintu cyanyoroheye numva afite undi mwana wenda wa kabiri kubera amaze gukura ariko njyewe nkiva kwa muganga nyibyara navuye mfashe nyine uburyo bwo kwikingira kujya mu bana kuva akagapira k'imyaka 5 ariko uburyo nyine navuga nshaka kuzasubira nyine nkabereka n'uwo mwana yarakuze burya iyo umubyeyi abonye kizamurushya kirangiye akugira imbabazi uti rero mu ngamba nafashe nagiye kuboneza urubyaro kugira ngo ntazongera navuyeyo kwa muganga navuye ku gitanda ubwo umwana wanjye angana nawe nafata ubwo azajya kurafata kandi uzajya kubyara uzajya kubyara bishaka none se wenda kuboneza urubyaro ko bitarinda virusi itera sida byo byitwaramo ute kugira ngo uko ushobora kwirinda kubyara ariko ugasanga wikuriye n'ibindi bibazo harimo n'indwara zandurirwa mu mibonano mpuzabitsina bizi byo ingamba wafashe ni izihe kugira ngo utonone ubuzima bwawe tugura nyine udukingirizo tukadukoresha yego abantu baba bonyine ntabwo biba bigoye abagabo ujya kuryama saa 8 ukumva barakomanze runaka ko numva uri wenyine ntabwo wazaga bikaba ngombwa ko umufungurira wavuga ati banzana n'ibirayi nifitiye kanze ngukingurire ubwo nyine ziba ziri ku musego nyine ukagira uko urazihorana mbese aho hafi kugira ngo utazongera kugwa mu kibazo kuzibura ni nko kubura amavuta kwisiga yego weho bimara kukubaho ukimara kubyara byakugendekeye biti watubwiye ko uri imfubyi nta babyeyi none ubayeho gute muri ubwo buzima bimeze biti nyine urukumva nta kundi ni ukubaho umuntu apfundikanya kubera nta babyeyi nta n'umwe mfite ndibana njye n'umwana wanjye ni ukubaho nyine gutyo mpfundikanya nabona akaraka ko kumesa nkagakora nyine nanjye ubwo ngubwo navuye kwa muganga kubera icyo gihe mbyara yari itegeko kuva kwa muganga bishyirishijemo agapira nanjye rero navuyeyo nkashyizemo uribana wenyine ubu nawe saa 8 barakomanga none se wabaho gute none se ubwo buzima wumva muzabaho kugeza ryari wumva hari igihe wazakenera kubona umugabo mukabana cyangwa se
uzakomeza wibane. Imana nidutera iteka nyine natwe tukabona abafasha tuzarushinga rukomera. Ntabwo ujya ugira ubwoba ko hari abantu wenda b'abasore bazamenya ko hari abantu bagukomangira bakaba byatuma utabona umufyanga? Nta bwoba biguteye? Kugira ngo ubwo buzima buvemo wumva ari iki wasaba leta cyangwa se abaterankunga, wumva ko byagenda bite? Nge mbonye umuterankunga umeze ute? nkabona umuntu n'igishoro nkacuruza ubwo buzima nabuvamo rwose, nkabasha no gutunga umwana wanjye neza akajya no mu ishuri. Muri iki gice cya Masaka se turimo ko hari imirima n'ibindi, guhingaho ntabwo wahinga? Nahinga nuko ntaho ngeraho guhinga. Ntabonye nahinga rwose ndabizi. Rero turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Mu by'ukuri bakunzi b'ikiganiro Rinda Ubuto Bwawe ko mu byumva, abana n'abakobwa bahuye n'ibibazo bitandukanye nk'uko mu byumvishe byabateye bamwe gukora ibidakwiye kugira ngo babashe gushaka ibitunga abana babo n'ubuzima bwabo. Ariko nanone ndashaka kubabaza mwe, mukurikije ubuzima mubayeho n'ingaruka zabagezeho, ni iyihe nama mwumva mwagira abandi bana b'abakobwa wenda batarahura n'ibi bibazo? Reka mbere kuri mushiki wanjye. Yewe inama nagira abana b'abakobwa batari bahura n'ibibazo twahuye, nabasaba kwirinda. Niba wenda hari ibishuko byinshi, abagabo ubu ngubu baraza bavuga ati ashaka ko turyamana, ukamwangira akaba yagufata ku ngufu cyangwa ukanamwemerera ukavuga cyo kuzamubwira ati ntacyo turabikora ariko ugakoresha agakingirizo, aho biba ari byiza. Natwe twabyariye mu rugo rero, nk'uko ku kiganiro cyagenze tuvuga ngo abo ngabo barinjiza, ibyo ntabwo ari byiza nabyo, ahubwo bashaka ikintu bakora bakiteza imbere, kuko ibyo bintu nabyo ntabwo ari byiza cyane. Wowe ntabwo bikora? Yewe ndavuga uburyo kwinjiza abagabo ntabyo bikora? Ntabwo ninjiza abagabo. Ubayeho ute se ko abandi bavuga bati nta bundi buryo, wowe ubayeho ute kugira ngo utabasha kwinjiza abagabo? Ngemba ukuntu mbayeho rero, ngewe mbonye ikiraka aho mbonye hose ndakora. Nzi gusuka, iyo umuntu amamagaye ngwino nkorere kugenda wenda no kumesa, ndagenda nkakora no guhinga nkahinga, ubwo udufaranga twose mbonye nkavuga ati utu dufaranga nkadushyira kuri konti, nabona akantu no gucuruza nyine hose, ahantu hose ubonye nyine ubundi ugenda aho ngaho urakora. Umugabo se ukuzaniye amafaranga uti turyamana ariko dore ngayo amafaranga, wirirwa ujya guca inshuro, wayanga? Ntabwo nayemera. Kubera ko ibyambayeho nanone bishaka kumba naho agakingirizo rero gushaka gukoresha aka gatobo, bibazeho agatobo tukongera gatwara indindi, urumva wabigenza ute? Birumvikana. Reka mbaze mushiki wanjye hariya, weho urumva ari ye nama wabwira abandi bana b'abakobwa bataragwa mu bibazo nk'ibyo mwaguyemo? Inama nagira abandi bana b'abakobwa nuko nabashishikariza kwirinda. Muri iki gihe isi navuga ko yameze amenyo, ari abagabo barashinyitse, ari abasore barashinyitse, bafite ubushyuhe. Ubwo rero icyo nabasaba ni uko bakwirinda, bakumva inama ababyeyi babaha. Ese ukivuga ngo hari abagabo ari abasore bafite ubushyuhe, ubona ubundi bateza ibibazo, abantu bateza ibibazo bana abakobwa ni bande? Ni abasore, ni abagabo bati ngo ni mwebwe ikibazo ubona ari inde? Ndacyakubaza, ubona ikibazo kuki kidacika? Bona biri mu basore. Abasore aribo banyira bayazana n'abagabo bose. Yego, wowe ubona ari bande? Ndembona byose ari magirirane. Ubona ari magirirane? Bose bari bose, yaba abakobwa ntiboroshye, yaba abagabo ntiboroshye, n'abasore ntiboroshye, n'abasaza deje. N'abasaza nabo deje bazana? N'abasaza bose ntiboroshye. Ni ukuvuga ngo muri iki gihe isi yameze neza. Isi yameze neza. Ni ukubifashwa n'Imana gusa. Rinda ubuto bwawe. Rinda ubuto bwawe. Rinda ubuto bwawe. Rinda ubuto bwawe.